niba uzi indirimbo byakubaho yambi ngire nte n'Imana cyangwa se Delila, ubwo uzi neza umugabo bita Amaron. Amaron umwe mu bahanzi beza cyane dufite hano mu Rwanda, ukunzwe n'abantu batari bakeya, haba mu rubyiruko ndetse n'abantu bakuru, bitewe n'ukuntu umuziki we ari wa muziki ukurura abantu bose, haba abantu bato n'abantu bakuru. Kuba uzi Amaron byonyine mu ndirimbo ntago bihagije. Kuba bidahagije niyo mpamvu tugarutse tukubwira tuti ubundi Amaron ni muntu ki? Amaron yavukiye he? Amazina y'inyakuri ni ayahe? Yavutse ryari? Ibyo byose rero turi hano ngo kugira ngo tubiguhereze. Nguhaye ikaze wowe wamaze kugera hano kuri The Brown 250, ugakora subscribe ubundi ukishimira kubana natwe. Uri w'agaciro cyane. Nge wumva rero nitwa The Brown. Iri The Brown 250 nkuko nabikubwiye. Tugiye kuganira kuri Amaron. So Amaron amazina y'inyakuri yitwa Amani Bizimana. Amani Bizimana rero wamenyekanye nka Amaron yavukiye mu karere ka Rubavu mu mwaka w'1996. Bivuze ko Amaron muri uyu mwaka wa 2026 yujuje imyaka 30. Amaron nyuma yuko avukiye mu karere ka Rubavu, iwabo barimutse baza gutura Nyamirambo. Amaron amashuri y'abanza ubwo ni primary yayize Camp Kigali ndetse ayakomereza Uganda. Avuye muri Uganda yaraje yiga muri UR aho yize university. Amaron avuka mu muryango w'abana 10, akaba ari umwana wa gatandatu. Uyu nguyu Amaron abenshi bagiye bavuga ko ari umwe mu bagabo baba baranyweye ibiyobyabwenge byinshi bikamugira imbata, bigatuma ava mu muziki akamara igihe kirekire adasohora indirimbo. Amaron mu buto bwe cyane cyane ku ishuri avuga ko yari wa mwana w'inkubaganyi wakundaga kwiba utuntu tw'abandi, harimo nk'amashuka, amasabune n'ibindi bikoresho byoroheje abanyeshuri bakenera ku ishuri. Amaron kuri ubu ngubu ni umwe mu bahanzi 2026 igiye gusiga akunzwe cyane, kuko hari indirimbo nyinshi yagiye asohora, harimo nk'Impunzi ndetse n'iyo afite nshasha bita Nyirabasare. Amaron ni umwe mu bahanzi bakundwa cyane n'abantu bakuru, ndetse by'umwihariko agakundwa n'abantu bari mu rukundo, bitewe ko indirimbo zose aririmba ahanini ziba zishingiye ku rukundo. Amaron niwe twaganiyeho uyu munsi. Nishimiye kuba nabanye nawe. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye, wakoze like, wagiye muri comment, ni ibintu by'agaciro. Tuzongere dusubire tugenda tumenya ubuzima bw'abahanzi mu gihe gitoya, duhita tumenya umuntu ninde. Nge nitwa The Brown. Iyi ni The Brown 250. Tuzongere dusubire.